yemeye kureka ibyishimo muri imbere. Nawe iki gitondo emera kuyoborwa n'umusaraba wa Yesu. Ntabwo bidutera isoni kuvuga urupfu rwa Yesu. Ntabwo bidutera isoni kubwira abacu ko hari amaraso yamenetse ku musaraba, kandi ayo maraso niyo yonyine yatwogeje ndetse atwuzuza n'Imana. Twemeye isoni z'umusaraba, twemeye gusuzugurwa kubera ko benshi batumvise umusaraba, ariko umwami wacu yagiye ku musaraba kandi yemeye kubambwa ku musaraba. Twemeye isoni zawo, niyo mpamvu iki gitondo jye nawe turirimba umusaraba wa Yesu. Nge nawe turarimba umusaraba wa Yesu muri iki gitondo, kubera ko uyu musaraba niwo watubereye uburuhukiro, niho twaruhukiye. Uyu munsi turasengera mu rukundo rwa Yesu, uyu munsi turasengera mu rukundo rwa Kristo, uwadukunze, uwatumeneye amaraso, uwatubereye inshungu, uwatubereye byose, tutabikesha aho dukomoka. Imana yiyongeyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Oh, haleluya nshuti. Imana ihabwa utarigeze gukora icyaha, kumenya icyaha. Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. haleluya. Imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we. Oh, haleluya. Atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo arokore ubugingo bwa benshi. Imana iguhe umugisha Esper. Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu urupfu rwiwe. Haleluya. Imana ikugiriye neza nshuti. Imana yiyongeyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Impamvu Imana itatubara gukiranirwa, uyu munsi tutakitwa abanyabyaha ukundi. Uyu munsi twakize kandi uyu munsi twaruhutse. Ni impamvu yihe? Nuko yamennye amaraso ye. Utarigeze gukora icyaha, ntabwo yigeze amenya icyaha icyo ari cyo, ariko Imana yamuhinduye icyaha ku bwanjye nawe, kandi imutanga mu mwamubambye, imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri twe. Oh, haleluya. Ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo arokore ubugingo bwa benshi.
yatanze ubugingo bwe kandi yemeye gutanga umubiri we barawushwanyaguza yemeye gutanga ubugingo bwe, yemeye gusuzugurwa, yemeye gutukwa, yemera kumanikwa ku musaraba, yemeye kujogwa kandi yemeye byamukorewe byose kugeza ubwo yasenze ngo baba niki kikundekesheje. Ubwe yari Imana kandi yari yemeye kwikorera ibyaha byose, kandi twarabibonye ko nta cyaha na kimwe cyavaga ku muntu, nta gukiranuka na kumwe kwabaga ku muntu kereka iyo hamenekaga amaraso. Iki ni igitondo cy'undi munsi, ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo twongeye kwisangamo, ni igitondo tutagize uruhare ngo tube turiho, ahubwo ni igitondo cy'imbabazi, ni igitondo cy'urukundo, ni igitondo cy'ubwiza, kandi ni igitondo Data yongeye kukuremera nge nawe inshuti yanjye, kugira ngo muri iki gitondo ubashe guseka, ubashe kwishima n'ineza yayo n'urukundo rwayo. Nta kiguzi, nta kindi giciro twatanze, ahubwo twisanze muri iki gitondo, kandi igitondo cyo ku munsi wa kane, kandi igitondo Data yemeye kutugirira imbabazi, kandi yemeye kongera kutwongeza iminsi yo kubaho, atari uko hari igiciro cyangwa ikiguzi twatanze. Inshuti yanjye, we wazindutse mu gitondo ukaba wemeye gufata uyu mwanya ngo dusengane, ukaba uzindutse ngo dusengane, ndagusabira umugisha w'Imana, ndasabira inshuti umugisha w'Imana, ndasabira wowe mukobwa wa Yesu uzindutse muri iki gitondo ngo dusengane, ndasabira umugisha wowe muhungu wa Yesu uzindutse muri iki gitondo ngo dusengane. Ni kubw'urukundo, ni kubw'imbabazi Data yongeye kutugirira muri iki gitondo. Wabyutse ryari cyangwa nturabyuka? Uraryamye cyangwa uri mu kazi? Uri kujya mu kazi cyangwa ukavuyemo? Uriho uranyumva aho uryamye? Uriho uranyumva aho uri gukorera akazi? Uriho uranyumva aho uri kugenda mu nzira? Uriho uranyumva aho wicaye uri kurira, cyangwa se nawe warayurira? Ntabwo ari wowe urose buserura, si wowe urose umuseke utambitse. Ariko nshuti yanjye, burenda gucya. Ndagira nkubwire ngo uko iminsi ihita, uko amajoro agenda, uko iminsi itambuka, uko ibihe bitambuka, ndagira nkubwire iminsi yo irahita vuba, kandi uko yihuta niko bujya gucya. Ndagira nkubwire icyo Data yakuremeye, icyo Data yakugeneye, icyo Data kwifuriza uyu munsi arakiguha. Nta kindi, nuko yemeye kwikorera ibyaha byawe, kandi nuko yemeye kujya ku musaraba akemera gusuzugurwa, kugira ngo wowe nanjye tubashe kuba turi bazima kandi tubashe gukira. Nta kindi kiguzi, nta kindi gitambo, nta kindi cyatambwe, nta kindi cyatanzwe usibye Yesu wenyine wemeye kumena amaraso akajya ku musaraba. Uyu munsi inuma wari kuyikura he yari kugucungura? Uyu munsi intama wari kuyikura he yari kuba igitambo ikagucungura? Uyu munsi niki kikuvuna gituma ukikorera imitwaro? Niki gitumye uvunika nshuti yanjye? Icyampa ukamenya ko Yesu yagucunguye, icyampa ukamenya ubutabazi bwa Kristo bwakujeho, icyampa ukamenya impano y'Imana yaje ku buzima bwawe, icyampa ukamenya ubwo buntu turirimba, icyampa ukamenya impamvu tuvuga ubwo buntu, icyampa ukumva impamvu dutinda ku buntu. Nuko twabonye ineza y'Imana, nuko twabonye urukundo rwa Yesu, nuko twabonye kugira neza kwe. Niki cyari kugufasha mu isi? Niki cyari kukurindira mu isi? Niki cyari gutuma wishimira mu isi? Niki cyari gutuma ukomera mu isi usibye imbabazi z'Imana, usibye urukundo rwe, usibye kugira neza kwe? Muri Yesu, ni muri Yesu niho twaruhukiye. Kuri we atanga ubugingo bwe kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Ni muri Yesu Kristo
utarigeze kumenya icyaha, uwo ni we wagiweho icyaha. Utarigeze akora icyaha niwe wiswe umunyabyaha ku bwawe, niwe wiswe umunyabyaha ku bwanjye. Njye nawe tugiye gusengana muri iki gitondo, tubwire Imana ngo twibutse imirimo yawe. Kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha, baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we. Hanyuma iki gitondo ntago mbizi impamvu wabyutse, ntago nzi impamvu nawe waje gusenga, ntago nzi impamvu turi gusengana, ariko nzi kimwe cyo nuko njye nawe nidusenga turaba dusabana n'Imana. Niyo mpamvu muri iki gitondo uri kuranyumva, niyo mpamvu muri iki gitondo ndimo ndumva nawe turi bugufi, kandi niyo mpamvu ndi kumva muri iki gitondo hari icyo Imana iri budukorere, kubera ko n'ejo bundi hari ibyo yakoze, kandi yabikoze kubw'imbabazi zayo, ntabwo yabikoze kubera ko twakiranutse. Niyo mpamvu umuntu wese akwiriye kumenya urukundo rwa Kristo, niyo mpamvu umuntu wese akwiriye kumenya umusaraba wa Yesu, niyo mpamvu dukwiriye kumenya impamvu dukwiye kwirata, dukwiye kuvuga, dukwiye kuba dufite ijambo, kandi niyo mpamvu umuntu wese akwiye kumenya impamvu ariho, nuko afite icyo ahamagariwe, nuko afite ikimuzanye, nuko afite impamvu yo kuba ariho. Nshuti yanjye, Imana iguhe umugisha wuzindutse, kandi jya wikiriza amena niba wumva umugisha w'Imana uza ku buzima bwawe. Umugisha w'Imana ubane nawe muri iki gitondo, ineza y'Imana itindane nawe, kandi ndabizi ko muri iki gitondo uri buze kumva ubwiza bw'Imana nanone bugendagenda muri wowe. Uri buze kongera gutekereza ku rukundo rw'Imana, Imana yadukunze kandi ikadukunda nta kindi idusaba. Umwanditsi w'umuhanga kandi wahumekewe n'umwuka w'Imana yandika ibyabaye, arangije aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye ifata umwanzuro y'ubwayo iriyizira. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, niyo ubwayo niyo jambo, kugira ngo umwizera wese uko ari atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Benshi muri iyi minsi baracyikoreye imitwaro, benshi muri iki gihe baracyavunika, benshi muri iki gihe baracyafite umuruho, benshi muri iki gihe bararushe, kandi benshi muri iki gihe ntibaramenya ko bababariwe, ntibaramenya ko bakize, ntibaramenya ko baruhuwe, ahubwo umutwaro uracyari ku bitugu byabo, ahubwo amategeko n'ibyanditswe biracyari ku bitugu byabo, ahubwo ibyo bita ibyahanuwe biracyari ku bitugu byabo. Ariko muri iki gitondo, nshuti yanjye, ndagira nkubwire uwakuruhuye, uwakumaze umuruho, uwakumaze imvune, uwagukuye umutwaro ku mutwe, uwagukuye umutwaro ku mutwe, aracakubwira ngo mwana wanje uri he, mwana wanje uri he, ko nakubuze. Ndagira nkubwire uwakumeneye amaraso, ndagira nkubwire uwakwitangiye muri iki gitondo aracyari hafi yawe, aracyari bugufi bwawe, niwe utarigeze kumenya icyaha. Niyo mpamvu ngiye gusengana nawe muri iki gitondo, tubwire Imana ngo waratwumvishe mu gihe cyatambutse, kandi waratwimanye ubwo Sekibi yadushakaga. Niwemeye gutanga ubugingo bwacu ngo bujye ku mugome, niwemeye kutuvamo ngo isi tubone, ntabwo wemeye kutureka ngo dusige, ahubwo wemeye gutanga umubiri wawe, wemeye gutanga umubiri wawe barawushwanyaguza, wemeye gutanga umubiri wawe barawangiza, wemeye gutanga umubiri wawe barawuvuna. Niyo mpamvu muri iki gitondo, nshuti yanjye, nkwinginze
niba uri kunumva muri iki gitondo, usengane nanjye muri iki gitondo, kuko tubonye ineza y'Imana muri iki gitondo. utarigeze ducecekesha ibintu byose bicecekera imbere y'Imana. Duturize imbere y'Imana muri iki gitondo ko tugiye gusenga. Duturize imbere y'Imana, tuyibwire ngo twongeye kuza imbere yawe muri iki gitondo. Data, twongeye kuza mbere yawe tuje gusenga. Ndabizi neza ko utadutaye, kuko wadukunze urukundo kuva kera tutaranabaho. Umaze kudukunda uremera, uritanga, uza mu isi. Baragusuzugura, mu isi baragutuka, mu isi bakwita ikivume, mu isi bakora ubugome bwinshi bushoboka, kandi mu isi baraguhemukira. Ariko muri iki gitondo turazindutse ngo twongere kukwereka ko abana bawe, abo watoranije, abo wameneye igiciro cy'amaraso, abo watangiye ubuzima bwawe, abo watangiye ubugingo bwawe ukajya ku musaraba ugasuzugurwa, muri iki gitondo twongeye kuzinduka ngo tukubwire ngo twongeye kwibuka ineza yawe, twongeye kwibuka urukundo rwawe, twongeye kwibuka kugira neza kwawe. Niyo mpamvu turi gusengana n'ababyeyi, niyo mpamvu turi gusengana n'abakobwa, niyo mpamvu turi gusengana n'abasore, niyo mpamvu tuzindutse mu gitondo ngo dufate uyu mwanya. Hari benshi bumva ko atari ibintu byabo, hari benshi bumva ko bitabareba, hari benshi babitera umugongo, hari benshi batabyitaho, hari benshi batazi urukundo ubakunda uko rungana. Ariko umuntu turi gusengana muri iki gitondo, ngiye kongera kumwibutsa urukundo rw'Imana. Umuntu turi gusengana muri iki gitondo, nongere nkwibutse imbabazi zayo. Umuntu turi gusengana muri iki gitondo, nyemera nongere nkwibutse urukundo rw'Imana. Umuntu wazindutse ngo dusengane, nyemerera nongere nkwibutse urukundo rw'Imana, nongere nkwibutse urukundo Imana yadukunze. Nyemerera muri iki gitondo nongere kukwibutsa urukundo rw'Imana, nkwibutse uko Imana yadukunze kuva kera, atakiguzi, ntacyo twishyura, ari imenya ibidukwiriye ikabiduhera ubuntu. Ariko muri iki gitondo ninde uzindutse ngo dusengane? Nicyo ukeneye ku Mana, nicyo ushaka ku Mana. Ndagira ngo nkubwire, bantu benshi bikoreye imitwaro, bantu benshi bari kuvunika, ntibarakamenya urukundo rw'Imana. Ariko numenya urukundo rw'Imana, urinjira mu mudendezo w'iteka. Ariko numenya uko twaruhutse ku musaraba, numenya icyo twakiriye ku musaraba, mitwaro yari ituremereye ikatuvaho, mitwaro ikagwa, tugasigara twishimye, tugasigara twidegembya, tukaruhuka, maze ibyaha byacu bigatwikirwa, ibyaha byacu bigashingurwa. Uraza kumenya impamvu y'urukundo rw'Imana. Benshi babateye ubwoba, benshi barabakanze, benshi barahahamutse, bago bamenye urukundo rw'Imana, ntago bibuka urukundo rw'Imana, ntibabwiwe urukundo rw'Imana, ntibamenye urukundo rw'Imana, ntibamenye umusaraba wa Yesu, ntibamenye icyo Yesu yakoze ku musaraba. Ntago bamenye ko iyo tugeze ku musaraba turuhuka, maze tugatangira kumva tuguwe neza. Niyo mpamvu benshi barushe, niyo mpamvu benshi bananiwe, niyo mpamvu benshi bashonje. Ndagira nkubwira impamvu: wageze ku musaraba, wahuye na Kristo, byose birashira. Wahuye na Kristo, araruhuka. Ariko benshi baracyashaka, barakirukanka ngo bagiye gushaka Yesu, ngo bagiye gushaka Imana, barirukanka kuyishaka, ariko muri kumwe, ariko nta kintu na kimwe wakora ngo unezeze Imana. Niki wakora cyatuma unezeza Imana? Niki wakora cyatuma wowe ubwawe ucungurwa n'aya maraso? Niki wakora wowe cyatuma uba mu mudendezo w'ibihe byose?
N'iki wakora cyatuma umutima wawe wumva utuje? N'iki wakora cyatuma wumva uguwe neza? Ese n'iki wakora cyatuma wowe ubwawe unezererwa? Ndagira nkubwire inshuti yanjye, ntacyo twakoze cyatumye Imana iza mu isi. Iyo yaravuze ngo kuko yakunze abari mu isi cyane cyane, yongeraho ngo cyane, byatumye yo ubwayo ifata umwanzuro, irasuzugurwa, irabambwa, iravuga ngo nihereje amahanga yose, nikoreye ibyaha byose mwakoze. Niyo mpamvu nawe kuza aho utuye, niyo mpamvu nawe kuza aho uba, niyo mpamvu nawe kuza ibyo ubamwo. Nshuti yanjye, muri iki gitondo ni umugisha kuba wemeye kuzinduka ngo dusengane. Ndagira ngo nkuhamagarire kwibuka urukundo rw'Imana. Ndagira ngo nkuhamagarire kongera gutekereza ku musaraba wa Kristo. Nongera kuguhamagarira gufata umwanya ugatekereza ku musaraba. Benshi umusaraba ni igiti babona, ariko ku umusaraba wa Yesu, ko ndabizi ko hari imisaraba myinshi, ariko hari umusaraba wa Yesu. Uwo musaraba wa Yesu niho twaruhukiye. Muririmbyi aravuga ngo umusaraba niwo bendera ryacu, twabakijijwe, twemeye isoni zawo, niwo utuneshereza. Nuko ariho twageze tukaruhukira, nuko ariho twageze tugiye kuhagera. Dutangiye kureba imbere gato, tubona umusaraba wa Yesu. Turangije ibyari ibyaha byacu bituva ku mugongo, ibyari ibyaha byacu byatuvuye ku mugongo, birangije bigwa mu gihenomu, bigwa mu mva. Ibyaha biramanuka bigwa mu mva, biratwikirwa. Dusigara turirimba umusaraba. Umusaraba niryo bendera, umusaraba nibwo bwihisho, umusaraba nibwo buruhukiro. Bizakurusha, bizakugora nugendana n'umuntu utaragera ku musaraba, azakwigisha amategeko menshi. Bizakurusha nugendana n'umuntu utaragera ku musaraba, azakuzanamo protokole nyinshi. Ndagira nkubwire, iriya ndaya niki cyayikijije kikayikuraho umuruho? Ni Yesu wayikijije, maze igeze ku musaraba irahinduka rwose. Abantu benshi impamvu bakuvuna bakugora, ntibaragera ku musaraba. Uwageze ku musaraba ntaba mu matiku, uwageze ku musaraba ntagira inzangano, ibyo byose yarabiruhutse. Uwageze ku musaraba nta bugoma agira, uwageze ku musaraba nta rwangano agira, uwageze ku musaraba ntavuma, uwageze ku musaraba yirona umunezero akarana umunezero. Uwageze ku musaraba arakorohera iyo mugendana, ariko iyo uhuye n'umuntu utaragera ku musaraba arakuvuna. Iyo uhuye n'umuntu utaragera ku musaraba akwikoreza undi mutwaro. Iyo uhuye n'umuntu utaragera ku musaraba arakugora mu buzima. Ariko umuntu wageze ku musaraba, uwo yararuhutse. Uwageze ku musaraba, uwo yarakize. Ninde wahuye n'umusaraba? Ndagira nkubwire, ku musaraba ni he, ariko ndagira nkubwire, ku musaraba nuhagera uraruhuka. Ariko nugera ku musaraba uraruhuka, ariko nugera ku musaraba urakira. Hari benshi bataragera ku musaraba, hari benshi batazi ku musaraba. Iyo baryamye baravunika. Benshi bataragera ku musaraba, iyo bahuye n'abantu barababesha. Utaragera ku musaraba, iyo ageze mu bantu baramushuka. Ariko ndagira nkubwire, niba warahuye na Yesu, ndagira nkubwire ngo yarakuruhuye. Ndagira nkubwire, niba warahuye na Yesu, yakuruhuriye ku musaraba. Ibibazo byose wari wikoreye, ninde wagombaga kubikumara? Ninde wagombaga gukuraho ibibazo byose?
ninde wagomba gukuraho ibyaha byose. Niyo mpamvu nagukunda. Bakwita indaya ariko aragukunda, bakwita umusinzi ariko aragukunda, bakwita uwataye ariko ntiwataye. Ndagira nkubwire ku musaraba wa Yesu niho ngaho twabashije gukirira. Mukristo agiye kugera ku musaraba, arangije agira ngo akomeje urugendo, maze turangije turaririmba ngo ku musaraba yabaye ibendera, ku musaraba aho bamubambye ku musaraba. Nawe numubona ari ku musaraba ukamureba, nawe uracira icyago cyawe. Maze mwibuke inzoka z'ubusabwe ngo zirangije zirabarya. Maze Mose abwirwa amagambo akomeye ngo afate inzoka ayimanike ku giti, ngo uwemera kuyireba wese arwaye, uwemera kuyireba wese ari kuribwa, uwemera kureba inzoka imanitse ari bukire uburibwe bwe, ari bukire ubusabwe. Ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, abarembejwe bose bakayireba bagakira uburibwe bakaba bazima. Nta nubwo ari uko twasenze amasengesho menshi ngo maze Yesu atubambirwe, ntabwo ari uko twarize amarira menshi, nta ruhare twabigizemo. Twagombaga gupfa, twagombaga kurimbuka, ntitwagombaga kubaho. Ariko arangije ajya ku musaraba, arangije arabambwa, amaze kubambwa arapfa. Ndagira nkubwire ngo uyu munsi bavuze imisaraba, bavuze imisaraba myinshi. Hari ubwo bavuga umusaraba ukumva wa Croix Rouge, hari ubwo bavuga umusaraba ukumva wandi umanitse iwanyu ku kiliziya, hari ubwo bavuga umusaraba ukumva wandi umanitse iwanyu mu rusengero, hari ubwo bavuga umusaraba ukibuka wandi uri ku ishapure, hari ubwo bavuga umusaraba. Ariko ndagira nkubwire, nibavuga umusaraba bazavuga umusaraba wa Yesu, nibavuga umusaraba bazavuga umusaraba twacunguriweho. Nuko Mose amanika inzoka ku giti, abafite uburibwe bose, abarembejwe bose bakayireba bagakira uburibwe bwabo bakaba bazima. Ngo niko na Yesu yadupfiriye ku musaraba kera, niko na Yesu yadupfiriye ku musaraba kera, niko nawe yagiye ku musaraba kera. Ndagira ngo nkubwire umusaraba, ndashaka kukwibutsa umusaraba muri iki gitondo. Ndashaka nongere nkwibutsa umusaraba uwo Yesu yabambweho. Uwo musaraba nuwutumbira urakira. Ikibazo dufite n'abantu batareba Yesu ku musaraba, ariko nureba Yesu ku musaraba urakira icyago cyawe. Ariko nureba Yesu ku musaraba ukamutumbira urakira umuvumo bakuvumwe. Kuko agakiza kaje kuduha ubugingo no kudukuraho umuvumo no kudukiza ibyaha. Nawe nureba ku musaraba wa Yesu urakira. Muririmbyi aravuga ngo umusaraba niwo bendera ryacu twabakijijwe, ngo twemeye n'isoni zawo, ngo umusaraba niwo utuneshereza. Nshuti yanjye, niba uri kunyumva muri iki gitondo uzindutse, niba wabyutse kare muri iki gitondo ukabyuka ukazinduka, ukaba wemeye gusengana natwe muri iki gitondo bukeye, ndagira ngo wongere utekereze gatoya, utekereze uko bakwigishije umusaraba. Ubwire Mwuka w'Imana ngo ndumva nshaka guhumiriza, maze nkongera kuhwejesha amaso. Usenga uvuge ngo hwejesha amaso yanjye, nongere kwibuka ujya ku musaraba. Uhwejesha amaso yanjye,
gato, ndi umusore mwiza, ndi umugabo mwiza, ndi umusore mwiza, ndi umumama mwiza, ndi umukobwa mwiza. Niko babivuga, niko babimbwira. Ariko niki cyangize mwiza? Nibyo abantu bareba inyuma cyangwa nuri muri nge? Maze Pawulo arangije aravuga ngo ariko maze kumwakira, ngo iby'isi natangiye kubibona nk'ibibambwe ku musaraba, ngo nanjye byatangiye kumbona nk'ubambwe. Impamvu abantu bavunwa n'amategeko, impamvu abantu bavunwa n'amategeko, impamvu abantu bavunwa n'ibyo bashizeho kandi bo ubwabo aribo babishizeho, nuko batigeze bumva urukundo rw'Imana. Ariko wambabariye ukumva urukundo rw'Imana. Imana niyo yagukunze uri umusinzi, Imana niyo yagukunze uri mu byaha, Imana niyo yagukunze uri indaya, Imana niyo yagukunze. Abantu bose barakwanze, abandi baragufashe nk'igicibwa, ngo uyu ntakwiriye kuba muri sosiyete, ngo ni ihene mbi nta wamuzirikaho ihene nziza. Abantu baramaze kukujugunya, abantu barakuretse, maze urukundo rw'Imana nirwo rwagutoye, urukundo rw'Imana nirwo rwakubonye, urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana. Turongera kuvuga urukundo rw'Imana nanone. Nyemerera dusenge, nyemerera dusenge muri iki gitondo. Fatanya nanjye dusenge muri iki gitondo. Nyemerera muri iki gitondo nge nawe dusenge. Ninde wazindutse ngo dusengane muri iki gitondo? Esperance wazindutse ngo dusengane. Imana iguhe umugisha. Tumusime Imana iguhe umugisha muri iki gitondo, kubera ko nawe hari ubwo wibuka urukundo rw'Imana kandi wongere kugumva mu mutima wawe. Imana ikuremera ibyishimo mu mutima wawe, kuko yagukunze ntawe uragukunda mu isi. Tumusime Imana iguhe umugisha, kubera ko nawe uzindutse kugira ngo twongere kuganira ku rukundo rw'Imana. Mwese mwazindutse urukundo rw'Imana mwongere kugumva muri mwebwe. Wowe uryamye, ndagira nkubwire ngo winyeganyeze wumva urukundo rw'Imana muri wowe. Wongere kwibuka ko ku musaraba ariho honyine. Pontesiyani, ndagira nkubwire ngo urukundo rw'Imana nawe rukugereho. Ndagira nkubwire ubwo uzindutse muri iki gitondo, urukundo rw'Imana rukugereho. Ninde uzindutse muri iki gitondo ngo dusengane twongere kwigana urukundo rw'Imana? Ndasaba ngo urukundo rw'Imana nawe rukugereho, wongere kwibuka urukundo rw'Imana, wongere kwibuka uko Imana yagukunze. Pontesi, Imana hari icyo yifuza kukugirira, kandi nukongera kukwibutsa urukundo yagukunze. Ndabizi neza ko nawe ukwiye kwikiriza amena, kubera ko umutima wawe iyo wibutse urukundo rw'Imana birakurenga. Ese nshuti yanjye, ko yagukunze uri kumwe n'abavandimwe, ninde wari kukugirira impuhwe? Ninde wari kugukunda? Wowe uzindutse uringira abakunzi, ariko koko kugira abakunzi benshi ubagwize, ariko koko gwiza abakunzi bawe ariko bafite urukundo rw'Imana. Imana yagukunze idashingiye umuryango wavutsemo, Imana yagukunze idashingiye ku wo mukorana, Imana yagukunze idashingiye ku mashuri yawe. Imana iragukunda. None ndagira nkubwire, Yesu wamenye kandi uwemeye gupfa, Imana iriho Shadarake. None ko Imana ikuzi, irabizi ko uri umwana wayo, irabizi ko uri umuhungu wayo, niyo yagukunze urukundo rutagira akagero. Ninde uhari ngo tuvuge urukundo rwa Yesu? Ninde uhari ngo tuvuge urukundo rw'Imana? Ubwo yadukunze kera tutaramenya, ubwo yadukunze kera tutarabaho, ubwo yadukunze icyo gihe nibwo rwatumye twitwa abana be. None muri iki gitondo turi bazima, none muri iki gitondo turiho. Nyamara utarigeze gukora icyaha niwe uyu munsi washizweho ibyaha byanjye nawe. Wowe uri kunumva, wowe turi gusengana,
ndagira ngo nkwibutse ko abantu benshi baravunywa no gusenga, ngo basenga Mana uzaduha ubugingo, ngo Mana ngo uzaduha ubugingo. None waba usengeye ku wa mbere, none waba usengeye ku wa kabiri, none uri kubusengera no ku wa gatatu, nturakizera kuko impamvu ubisengera urashidikanya. Ariko nugira kwizera, ukizera urukundo rwa Kristo, ukizera urukundo yagukunze, umutima wawe urakira ubugingo busha, kandi ubugingo busha buraba muri wowe. Pawulo arangije aravuga ngo ndi icyaremwe gisha, kandi ibya kera ntago bicibukwa. Nshimiye Imana, ndagira ngo ubwire ibya kera ntago bicibukwa. Imana ikubona nk'umwana wayo, Imana yamaze kukubona nk'umwana wayo. Kubera iki uhora wiciraho iteka buri munsi? Kubera iki uhora wiyambura ubugingo buri munsi? Ariko ndagira nkubwire, niba uzindutse, nyemerera dusengere mu rukundo rw'Imana. Nshimiye Imana uzindutse, Imana izi ibyo ukeneye, Imana izi ibyo ushaka, ariko mbere ya byose wongere kumva urukundo rw'Imana mu mutima wawe, wongere kumva urukundo rw'Imana mu mutima wawe. Ninde unejejwe nuko Imana imukunda? Ninde wishimiye ko Imana imukunda? Nawe wikirize ngo amena. Nawe umunezero wawe muneza urazindutse. Nawe ndagira ngo nkwibutse ko urukundo rw'Imana ubwo yagukunze, yarugukunze kera. Njye nta ruhare nabigizemwo kugira ngo mbone urukundo rw'Imana, nta ruhare nabigizemo kugira ngo Imana inkunde. Niyo mpamvu uyu munsi namenye impano, menye impano y'Imana, menye urukundo Imana imaze kunkunda, menye urukundo rutagira akagero, urwo yankunze kera. Ndangije ndwicaramo ndavuga ngo mimeze neza. Peter, Imana ikugirire neza, Imana iguha umunezero. Uri umuhungu wayo, uri umuhungu wayo. Nawe uzindutse F, nuri umuhungu w'Imana. Imana yagukunze kera, igukunda bitagira akagero, igukunda bidasubigwaho. Kuko umuryango wavutsemo, iyo atabara urukundo rw'Imana, nshuti yanjye, nawe urabizi ko bimeze uyu munsi. Kuko akazi ukora uyu munsi, iyo biza kuba atari urukundo rw'Imana, ngo Imana iba yaragukunze, abori, ndagira ngo ubwire iyo taza ku urukundo rw'Imana, ngo aba ari Imana yakweretse, ndagira ngo ubwire ntago uriho uyu munsi. Max, ntago uriho uyu munsi. Ndagira ngo ubwire ntago uriho, ariko kubera urukundo rw'Imana, kubera yemeye kudukunda urukundo rutagira akagero, uyu munsi turiho. Abantu benshi be kukuvuna ugendanye n'umuntu udafite urukundo rw'Imana, ugendanye n'umuntu utaragera ku musaraba, aba yikoreye ibyaha. Umuntu utaragera ku musaraba aba yikoreye ibyaha. Umuntu utaragera ku musaraba buri munsi arasaba ngo Mana ngo mu bugingo. Ntarakizera na gatoya, ntarakizera. Iyo uvuze ko wizera, n'iki wizera? Abantu benshi bizera ibyo babona, ngo hari ibyo Imana yavuganye natwe ngo turabyizeye. Wajya gusuzuma neza ugasanga ni amabati, wajya kureba neza ugasanga ni inzugi, wajya kureba neza ugasanga ni bya bipomoro by'imodoka, bya bibati bateranya. Ntabwo ibyo ari byo byazanye Yesu, ntabwo ari byo byatumye Yesu ajya ku musaraba. Ibyondo bagerekeranya bikavamo inzu tukabyicaramwo, ntabwo ari byo byatumye Yesu ajya ku musaraba. Ntabwo ibyo byatumye ajya ku musaraba. Wa mukobwa mwiza ukunda urambagiza, wa musore mwiza w'ibogari wahisemo, ntago ari we watumye Yesu ajya ku musaraba. Eme, Imana iguha umugisha. Agatoni, Imana iguha umugisha, kubera ko nawe muri iki gitondo urukundo rw'Imana ruri kuri wowe. Nawe urukundo rw'Imana rurakuze, nawe urukundo rw'Imana ruri ku buzima bwawe. Niyo mpamvu muri iki gitondo mvuga ngo Imana ikuremere ibikunezeza, nawe wumva uyu munezero, maze nawe wibuke ngo umusaraba ngo niryo bendera ryacu twabakijijwe.
twemeye isoni nke zaho. Baramusuzuguye, baramututse, baramushinyaguriye, baramwanze, baramutoteje, bamuhinduye akavurivundi, ariko ndakubwira bamuvugije induru ku musozi, ariko ndakubwira ariko yikoreye ibyaha byanjye nawe, ibyari kuba urupfu rwanjye nawe yarabyikoreye. Niyo mpamvu nkubwira ngo yatanze ubugingo bwe ku bwawe nanjye. Utarigeze kumenya icyaha, uwo nguwo yatanze ubugingo bwe ku bwanjye nawe. Ngutigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha, baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we, atanga ubugingo bwe ku bwacu kugeza ku gupfa. Ni muri Yesu Kristo, mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Mana ishimwe. Bonfisi, Imana iguha umugisha wowe uzindutse kugira ngo dusengane. Imana iguha umugisha wike. Imana iguha umugisha kuzindutse muri iki gitondo ngo dusengane. Imana nizi ibikubabaza, Imana nizi ibigutera agahinda. Covidum, Imana iguha umugisha kuko nizi ibyo ukeneye. Nge ntago mbizi, ariko urukundo yagukunze kuva kera. Ndagira ngo naho waba warayurira uvuge ngo nibutse urukundo rw'Imana. Ese wakwikiriza amena ayo magambo ukayashyiraho inkomezi? Iyo uvuze ngo amen, uravuze ngo bibe bityo. Ayo magambo wayashyiraho inkomezi, ugashyiraho sinya, ukavuga ngo data ushimwe kuko wankunze urukundo rutagira akagero. Haleluya. Iyo nibutse urukundo rw'Imana, nanjye numva mfashwe n'umunezero w'igihe kinini. Ese nawe wibuka urukundo rw'Imana yagukunze uvuka mu muryango utari kukwemera? Nkubwira abana benshi bavutse batagira umuryango bagatotezwa, ariko urukundo rw'Imana rwarabakunze. Ariko urukundo rw'Imana rutagira akagero, iyo ndwibutse nanjye umutima wanjye uranezererwa. Ese ninde wari kukugirira neza muri iki gitondo ubwo uzindutse, ubwo bukeye muri iki gitondo? N'iki Imana igambiriye ku buzima bwawe? N'iki Imana igambiriye kuri wowe? Iyo agukunze kuva kera utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, niyo na n'uyu munsi ikomeje kukwereka imbabazi zayo. Imana nyiribihe ishimwe kandi ishimwe iteka, kuko yadukunze urukundo rutagira akagero. Ntawe ari kudukunda mu isi, ntawe ari kutugirira imbabazi mu isi, ntawe ari kutugirira imbabazi mu isi, ariko kuko yadukunze urukundo rutagira akagero. Imana ishimwe, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nutekereza urukundo rw'Imana birakurenga, wirukanke uvuga uti, tere hejuru uti nibutse urukundo rwayo. Yarankunze nibyo koko. Ninde mu isi yababaho wari kumenya umubabaro wawe? Mu isi yababaho ninde wari kumenya agahinda kawe? Anton, iki gitondo urazindutse, nawe urasengana natwe. Umugisha w'Imana ubane nawe, umugisha w'Imana ube mu butunzi bwawe. Ntabwo nabikubwiye kare, ntabwo wadupfiriye, watumeneye amaraso. Yaje kumena amaraso kubw'inkweto nziza ushaka kugura. Ntabwo yaje kumena amaraso kubw'ikibanza ushaka kugura. Ntabwo yaje kumena amaraso kubw'inzugi n'amabati wenda kugura. Yesu yamennye amaraso kubera ko yadukunze urukundo rutagira akagero. Yarangiza akavuga ngo humura mwana wanjye,
humura mwana wanjye. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo nyuma yo gupfa yarazutse, ngo amaze kuzuka, ngo azukana impuhwe nyinshi, azukana imbabazi. Iyo mvuga urukundo rwa Kristo, nibuka umuririmbyi wavuze ngo ibyo mu isi byose ndabihinyuye, ngo ntumbiye ibyo mu ijuru. Ndagira nkubwire, uwemeye gutanga umubiri we. Bucyana Diane uzindutse muri iki gitondo, ndagira nkubwire ngo nkwibutse urukundo rwa Yesu, nkwibutse urukundo rw'Imana yagukunze kera, idashingiye amashuri wize, idashingiye amashuri uziga, idashingiye aho wavutse, idashingiye ubuzima ubayemo. Yo yagukunze urukundo rwinshi rutagira akagero. Niyo mpamvu aho uzaba uri hose uzaba uri kumwe n'urukundo rwayo. Ariko hari benshi bahuye n'inyigisho zibayobya, bahuye n'inyigisho zibavuna. Ariko Pawulo arababwira ngo kuki mutumva, kuki mutumvisha inyigisho yo nababwiye, ahubwo mugafata inyigisho z'ababaremerera n'ababavuna mukabaha umwanya mukabumva. Imana izi icyo ukeneye, Imana izi icyo ushaka, ariko wibuka urukundo rwayo. Muri Yesu niho twaruhukiye. Ntago mfite isoni ryo kuvuga Yesu uko mpagaze gutyo, uko mbona, uko ngenda, uko mvuga, aho nyuze, ari muri njyewe. Kandi ufite urukundo rw'Imana nta kuvuna, ntabwo akugora. Iyo ugendanye n'umuntu ufite urukundo rw'Imana birakorohera, ntabwo akuvuna mu buzima, ntabwo akugora mu buzima. Mu rugendo rwawe nawe iyo mugendana ntabwo uvunika. Ninde ufite urukundo rwa Yesu? Ninde uri kunyumva muri iki gitondo wumva neza urukundo rwa Yesu? Ninde uri kumva urukundo rw'Imana? Tera haleluya ahantu uhagaze. Tera haleluya niba uryamye. Tera haleluya niba uri kugenda. Tera haleluya niba uri mu kazi. Simbiza uvuge ngo nongeye kwibuka urukundo rwawe, ubwo wankunze rutagendeye kuko umugabo yankunze, kuko umugabo yarambeshe. Nzayisenga Diogene, Imana ikumve. Kubera icyo uri nzayisenga, niyo mpamvu turiho turasenga. Nuko wamenye urukundo rwayo, nuko wumvisha urukundo rwayo, umutima wawe wikiriza amina, umutima wawe wikiriza amina, umutima wawe wikiriza amina. Uvuge ngo nibyo koko ndabihamya, yankunze urukundo rwinshi. Ndabihamya kuri Imana, ibyo ukora byose Mana birabyemeza. Ibyo Imana ikora bikwereka ko ari urukundo rwayo. Ibyo Imana ikora biguhamiriza ko ari urukundo rwayo. Nta muntu mu isi yari kugukunda nshuti yanjye, nta gikundiro na kimwe wari kugira mu isi ataba urukundo rw'Imana. Ntago mu isi wari gutera ngo wagire ukwikiriza ataba urukundo rw'Imana. Iyo ataba urukundo rw'Imana ntago mba nicaye kuri iyi mikorofone. Iyo ataba urukundo rw'Imana ntago uri kunyumva. Iyo ataba urukundo rw'Imana n'ibimvuga ntago mba mbivuga. Ariko urukundo rw'Imana rumaze kuzamuka muri nge, ariko urukundo rw'Imana rumaze kunsaba. Nibutse urukundo rw'Imana aho yankuye, ngo yagusanze wigaragura mu ivata igukurayo. Ntawe ari kukugenya, ntawe ari ugufitiye impuhwe, ntawe ari ugufitiye imbabazi, ariko wacire icyo Imana ikuremera muri iki gitondo. Nawe witeguye kuzamura imirimo y'Imana muri wowe. Ese niki wakorera Imana nshuti yanjye? Niki wakora ngo uyinezeze? Niki wakora ngo ukore ku mutima w'Imana? Ese ko yagukunze mbere, ko ari yize ibyirema muri wowe, ndagira ngo wibuke urukundo rwayo, uvuge ngo nongeye kwibuka urukundo rw'Imana. Ubwo yankunze kera urukundo rw'Imana. Areni, Imana igukunda urukundo rutagira akagero. Niyo mpamvu muri iki gitondo Areni nawe turiho turasengana.
ntabwo nzi aho uherereye, sinzi aho utuye, ariko umutima wawe wikirize amina kubw'urukundo rw'Imana yagukunze kandi akaramata. Ese nk'uha urugero nshuti yanjye, wari wabona umusore wakunze umukobwa, wari wabona umukobwa wakunze umusore akamukunda bya nyabyo, na bombo bayisangira, ntiyamara kabiri atamugezeho, ntiyamara iminota atamuhamagaye, ntago yabura gutunga ifoto ye. Iyo yamukunze aba nk'umusazi, marangamutima arazamuka, umutwe ukamushyuhana, ibipimo by'ubushyuhe bikazamuka, ubushyuhe bugatumbagira ku buryo wamupima ugasanga afite ubushyuhe bwinshi, imitekerereze ye iratumbagira, atangira kugira imigambi myiza kuri we, atangira kugira imigambi myiza ku muntu akunda. Iyo wakunze umuntu uzamura igipimo cy'imitekerereze, iyo wakunze umuntu uzamura igipimo cy'amarangamutima, iyo wakunze umuntu uzamura igipimo cy'ibyo utekereza, maze urukundo rukagusaza koko. Yesu yadukunze urukundo rudashingiye ku cyari cyo cyose, kuko yitanze akajya ku musaraba akamena amaraso y'igiciro cyinshi. Nawe inshuti yanjye, ninde wavuga iby'urukundo rwe? Naho ijuru barigira impapuro, utwatsi two mu isi bakatugira wino, inyanja igahinduka wino yose, maze bagafata utwatsi two mu isi bakatugira amacumu y'abanditsi, udukaramu, bakajya bakoza mu nyanja bakandika iby'urukundo rwayo, bakandika ku ijuru ryahindutse impapuro, ab'isi bose bagafata bakandika, bakavuga iby'urukundo rwayo, ntibabimara, ntibyakwirwaho. Ndengejeho, nyamara ko kurengejeho, nzabona Edi, ndagira mbabwire muri iki gitondo ko muzindutse, Imana ireba ibibavuna ibibangamire, Imana ireba ibikugora ibibangamire, kuko yagukunze urukundo rutagira akagero. Wikwikorera umutwaro umugongo wawe ngo ubabare, umutwe wawe uvunike. Yesu yakuruhuye imitwaro yose, ugende widegembya ufite umunezero. Uw'Imana ntakora ibyaha, reka kwicira urubanza. Umubiri wawe ntuguture mu byaha ngo uhore wicira imanza buri munsi. Yesu arangije kukubona, akwitegereje, asanga nta n'umwe wakunyuzeho ngo akugirire imbabazi, arangije akunyuraho, amaze kukunyuraho akugirira impuhwe. None nawe urazindutse. Shangazi, ninde wari kugukunda mu isi? Kanzayire, ninde wari kugukunda mu isi? Mwana wa Yesu, mukobwa wa Yesu, ninde wari kugukunda mu isi? Iyo ataba Yesu wagukunze, ninde wari kugukunda? Ninde wari kukugirira imbabazi? Ibyo ukora ninde wari kubyumva? Ariko turiho turavuga urukundo rw'Imana. Ndavuze ngo urukundo rw'Imana nta hantu wakwandika, abo mu isi bose bakwandika, ariko ntago bakwira, ntago babona aho bandika. Impapuro zarangira, iwino yakama, inyanja ikuma igashiramo wino, uducumu tw'abanditsi tukarangira. Ariko ndagira nkubwire, ubwo byose bikuvuna, ubwo byose bikugora, ububwire ngo hari uwankunze. Hari uwankunze, yankunze urukundo rutagira akagero, yankunze atabishingiye ko mvuka kwa Baritazari, yankunze bidashingiye ko mvuka kwa Gerard, yankunze bidashingiye ko mvuka kwa runaka, yankunze urukundo rutagira akagero, yankunze atari uko navukiye hariya, yankunze atari uko nize ayo mashure, yankunze atari uko namenye ubwenge, yankunze urukundo rutagira akagero. Ariko nureba urukundo rwa Yesu ntago wongera kuvunika. Metus, ndagira nkubwire, umutima wawe wikiriza amena, kuko hari icyo Imana iri buremere ubuzima bwawe.
nabikubwiye none n'iteka ryose, nubaho mu rukundo rw'Imana ntago uzavunika. Numenya impamvu Imana yagukunze ntago uzavunika, kandi impamvu Imana yagukunze ngiye kuyikubwira. Urukundo rwarayisabye, urukundo rumaze kuyisaba iravuga ngo ngiye gukunda umuntu. Nabikubwiye iyo ukunze umuntu urasara ukamera nk'umusazi, ibipimo by'ubushyuhe bikazamuka. Imana yakunze umuntu, ibipimo birazamuka, ibipimo birazamuka. Irangirije iravuga ngo mbonye umwana w'umuntu ko agiye gupfa, naramuremye, ndagiye nditanze, ngiye kugenda ari unkubita, ngiye kugenda ari uncunaguza, ngiye kugenda ari umbamba. Niyo mpamvu abamucumise, abamubambye, abamuteye imisumari nabo yapfiriye, nabo yapfiraga, ngo urwo urukundo yadukunze. Ariko kuri ubu mu isi abandi bakubaramo igiciro, abandi bakubaramo igiciro. Ninde uri kubona ahazaza hawe ngo agukunde uyu munsi? Nituza kureba iwacu turasanga bagukunda kubera babonye ikizavamwo. Nta muntu hano mu isi. Diane, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha kuzindutse muri iki gitondo. Akeri, Imana ikuremere ibyo umutima wawe ushaka. Mukanshuti, Imana ikuremere icyo ushaka. Françoise, nawe urazindutse muri iki gitondo ngo dusengane. Umugisha w'Imana ube ku buzima bwawe, umugisha w'Imana ube mu bana bawe, umugisha w'Imana ube mu babyeyi bawe, umugisha w'Imana ube mu nshuti zawe. Urukundo rw'Imana yagukunze rutagira akagero rugukorere byose. Claude, ubonye Imana ikingura, niko abanyarwanda bavuze ngo none mubonye Imana ikingura. Claude, nawe urazindutse, ubuzima bwawe, imibereho yawe, ibyo ucamo byose ubane n'urukundo rw'Imana. Ndatura urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Nabikubwiye na kare, ndakubwira ngo urukundo rw'Imana niyitanga. Fredina, Imana ibane nawe, niyitanga. Imana izi ibyo ukeneye, Imana izi ibyo ushaka, Imana izi ibikuhangayikisha, Imana izi ibikubabaza, ariko wikirize ngo amena. Mama Tony, Imana ikuremere ibigukwiriye. Urukundo rw'Imana rusabe mu mutima wawe, unezezwe n'Imana mu mutima wawe, maze umutima wawe unezererwe. Babise amazina kubera impamvu runaka, bakwise amazina kubera impamvu runaka, ariko ndengejeho Imana igukorera itarenzaho. Urukundo rw'Imana rwuzure umutima wawe. Jean de la Paix, wazindutse nawe tuwasengana nawe muri iki gitondo. Nakongera kukwibutsa urukundo rw'Imana ubwo yagukunze rudashingiye ku bantu. Ahmed Ismael, Imana igukunda urukundo rutagira akagero. Ntabwo Imana igukunda kubera ko hari icyo wishura. Narabikubwiye n'ejo, n'uyu munsi n'ejo nzabikubwira. Soso, urukundo rw'Imana rube ku buzima bwawe, urukundo rw'Imana ruba urara, urukundo rw'Imana rube mu kazi kawe. Soso, nawe wazindutse ngo dusengane. Ndagusabira umugisha uva ku rukundo rw'Imana. Nusobanukirwa urukundo rw'Imana, Imana ishimwe. Henry, nawe wazinduka muri iki gitondo ngo dusengane, twongere kuvuga urukundo rw'Imana. Ndagira nkubwire wakira urukundo rw'Imana. Nuryama wumva uryamye mu rukundo rw'Imana, nugenda wumva urukundo rw'Imana rugusabye. Urukundo rw'Imana rwe kukuvaho, urukundo rw'Imana rugumane nawe. Urwo yadukunze tutishura. Narabikubwiye na mbere, nugendana n'umuntu ufite urukundo rw'Imana bizakorohera. Nugendana n'umuntu ufite urukundo rw'Imana bizakuryohera. Ntago bizakuvuna nshuti yanjye, ntago bizakuvuna. Henry, ntago bizakuvuna. Nugendana n'umuntu ufite urukundo rw'Imana, uyisenga ikumvire. Christina, Imana ikumvire muri iki gitondo. Imana yumve gusenga kwawe. Usengere mu rukundo rw'Imana, ugendere mu rukundo rw'Imana, uryame mu rukundo rw'Imana. Geneti, Imana irebe urukundo yagukunze. Na n'uyu munsi ivuge ngo humura mwana wanjye. Ibyo uvuga byose ndabyumva,
ibyo ugenderamo byose ndabireba. Hari benshi birwa bicira imanza, hari benshi bataribuka urukundo rw'Imana, hari benshi batarakamenya urukundo rw'Imana. Iyo agenda mu mutima yitwa umunyabyaha, iyo akasa agenda yita umunyabyaha. Ngo ariko kera tutaramenya imbabazi zayo twagenderaga muri kamere, ariko tutaramenya urukundo rwayo twagenderaga mu byaha, ariko tutaramenya urukundo rwayo twigaga twicira imanza, ariko tutaramenya urukundo rwayo twasengeraga ubugingo kuva mu gitondo kugera nimugoroba, ariko tutaramenya urukundo rwayo twasengeraga inzu n'imodoka, ariko tutaramenya urukundo rwayo n'ibyo twiberagamo. Ariko tumaze kumenya urukundo rwayo, tumaze kumva urukundo rwayo, tumaze kwinjirwa n'urukundo rwayo, umutima watangiye kuzamura ibyishimo. Ninde uri kunumva muri iki gitondo ngo atekereze ku rukundo rw'Imana? Namara kumva urukundo rw'Imana rumwuzuye, umutima umaze kuzura urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana rumaze kugusaba, umutima wawe uruzura ibyishimo, umutima wawe uruzura umunezero. Abagutaye bakagenda, wowe Franka, Imana iguha umugisha, Imana ikugiriye neza. Joyce, wowe uzindutse muri iki gitondo, nawe Imana ikugiriye neza. Gakuba, kuzindutse muri iki gitondo, nge ntago nzi aho uherereye, ntago nzi icyo ushaka, ariko Imana ikiguhe kuko yagukunze urukundo rutagira akagero. Ninde wumva aya magambo ngo yikirize amena? Ninde watera haleluya muri we kuko yumvisha aya magambo yongeye kuzamura urukundo rw'Imana muri we? Ni bangahe biteguye kongera kumva urukundo rw'Imana muri bo? Ni bangahe biteguye kongera kunezerwa n'urukundo rw'Imana? Niba aya magambo wumva hari ayawe, nawe ukirize ngo amina. Uti ndanezerewe, vuga uti ndanezerewe ku rukundo rw'Imana, vuga uti nejejwe n'urukundo rw'Imana. Ibi ntago bisaba pasiteri, ibi ntago bisaba bishopu, ibi ntago bisaba aposo, ahubwo ibi bisaba umuntu wamaze kwicara mu rukundo rw'Imana. Nawe nuryoherwe urukundo rw'Imana, ruzazamura ibyishimo mu mutima wawe. Nawe nuryoherwa n'urukundo rw'Imana, ruzaduga muri wowe, umutima wawe uzuzura umunezero, umutima wawe uzujura ibyishimo. Yesu yakwishyuriye ideni ryose. Valensi, Imana iguha umugisha muri iki gitondo. Yesu yarakwishyuriye. Nta pfunwe mfite ryo kuvuga Yesu. Niba ufite isoni ryo kuvuga Yesu, mbabwira impamvu ukwiriye kumuvuga. Yaricaye biramuzengereza, yaricaye urukundo ruramurya, yaricaye urukundo ruramusaba, arangije aravuga ngo ngiye gucungura umuntu, mukure mu cyaha, mukure mu rupfu. Ku muntu ararushe, umuntu ararushe. Anthony, abantu benshi bararushe inshuti yanjye, abantu benshi bararushe, abantu benshi barakikoreye ibyaha, abantu benshi barakikoreye umuvuno w'ibyaha, abantu ntago baragasobanukirwa umusaraba wa Yesu. Montani, ninde muri iki gitondo ukuraritse? Ninde muri iki gitondo ukuraritse ngo dusengane? Ariko ndagira ngo ubwire nawe ukwiye gusobanukirwa urukundo rw'Imana. Ndagira ngo ubwire ko nawe ukwiye gusobanukirwa urukundo rw'Imana. Iyagukunze kera, uyu munsi iri kumwe nawe. Dusengane muri iki gitondo. Jye nawe dusengane muri iki gitondo, tubwire Papa ngo twongeye kwibuka urukundo rwawe ko wadukunze. Twongeye kwibuka urukundo rwawe ko wadukunze, nta wundi mu isi wari kudukunda. Twongeye kumva imbabazi zawe zigendagenda muri twe, nta wundi wari kuzitugirira. Ariko benshi bararambiwe inshuti yanjye, abantu benshi bararambiwe inshuti yanjye, abantu benshi bararambiwe. Ese iyo ataba urukundo rw'Imana, Rahabu uko yari indaya, twabonye ari nde wamubwirije? Ariko kubw'urukundo rw'Imana yararokotse, arokokana n'umuryango we. Uwera uzindutse, uwera wowe turi gusengana, ndagira nkubwire
Imana nyiribihe imenye icyo ukeneye ikiguhera ubuntu. Viber, Imana nyiribihe imenye icyo ukeneye ikiguhera ubuntu. Ninde uzindukanye natwe? Ninde wiganye natwe urukundo rw'Imana? Erega urukundo rw'Imana rurabizi aho utuye. Mukarukundo Wabere, waramutse nawe igitondo cyiza. Urukundo rw'Imana aho uri rurahazi. Urukundo rw'Imana rurabizi kugaburira abana wenyine, ariko uri kumwe n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rukwiye gukomeza kugumva muri wowe, naho baba baragutaye barakugize intabwa, ariko urukundo rw'Imana ndabizi neza ko rukuriho, ntawakureka. Ndagira ngo ubwire inshuti yanjye, urukundo rw'Imana rutagira akagero nawe rukugereho. Erega yagukunze kera nuko utarakabisobanukirwa. Erega Imana yagukunze kera nuko utarabimenya. Wahuye n'abaguhaye inyigisho zikuvuna. Ya senta, ninde wamenya ikiri ku mutima wawe? Ya senta, ninde wamenya icyo ukeneye usibye papa wenyine? Nkubwira buri munsi ngo papa niwe uzi Tina icyo akeneye. Tina ni Yesu uzi icyo ukeneye. Imana ni so, Imana ni umubyeyi wawe. Nta muhuza uri hagati yawe n'umubyeyi wawe, kuko yagukunze urukundo rutagira akagero. Ese ninde waza kwitambika hagati ya papa nawe? Kabone nubwo hari icyo waba wakoreye papa. Wakoreye papa ikosa, ninde waza kubitambika hagati? Ariko abantu bakeneye kumenya urukundo rw'Imana n'ukuri. Impamvu abantu bari kuvunika, impamvu abantu bari kugira ibikomere byinshi, impamvu abantu bari kurwara depression, impamvu abantu bari kwiyahura. Ejo sinzi uwampamagaye ari mu Bugesera ngo afite ubumuga bwo kutabona, ngo none ngo agiye kwiyahura, ngo umuryango waramwanze. Niba ari kunumva muri iki gitondo turi gusengana, ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, nta n'uwagukunda. Nyine ufite ubumuga, ntacyo wabakorera, ntacyo wabamarira, niyo mpamvu batagukunda. Ariko ndagira nkubwire, urukundo rw'Imana ku buzima bwawe ntago byatuma wiyahura. Ernestine, ntago wafata umwanzuro. Ndabizi ko muri iki gitondo ubwo ubyutse uri kunumva turi gusengana muri iki gitondo, ndagira ngo nkwibutse uwamenye urukundo rw'Imana ntabimuvuna, ntabimugora, ntabimunanira. Ndagira nkubwire, urukundo rw'Imana ruhagije ku buzima bwawe. Wariye, utariye, wambaye, utambaye, washomereye, utashome. Saduraka, Meshake na Abedenego ntago nja mbibagirwa. Barangije baravuga ngo hariyo twize, hariyo twamenye. Ntago birindiye profete, ntago birindiye umuhanuzi, ntago birindiriye pasteri. Wowe n'Imana yawe, wowe na papa wawe, kubera urukundo umukunda, kubera urukundo yabanje kugukunda. Muririmbyi arangije araririmba, yewe Korode nawe uzindutse muri iki gitondo, umva urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Niyo yabanje kugukunda, nawe urayikunda. Iyo ni Imana, iyo ni so, uwo ni papa wawe, ni umuremyi wawe. Muririmbyi arangije aravuga ngo ni wowe wabanje kunkunda, unkunda urukundo rutagira akagero. Nanjye ndagukunda, nanjye ndagukunda. Iherera umubwire ngo papa ndagukunda n'ukuri. Nanjye ibipimo byazamutse by'ubushuhe, nanjye ndumva ibipimo by'ubushuhe byazamutse. Nanjye ngiye gukunda Imana bidasanzwe, kuko ariyo yabanje kunkunda. Urakunda umugabo, igipimo cy'ubushuhe kikazamuka, ejo akagutera uw'inyuma, umutima wawe ugasigara ujejengeye. Twizera Imana, kuko twizera Imana. Nawe uzindutse muri iki gitondo, Imana ikugenera ibigukwiriye. Igipimo cy'ubushuhe kirazamuka, ugakunda umukobwa, wamara kumukunda ejo akagutera uw'inyuma, akishakira abandi, ukaba urakomeretse. Ariko wakira urukundo rwa Kristo mu mutima wawe. Ariko wakire Yesu ko yagukunze. Ariko wumve ko yagukunze. Igipimo cy'ubushuhe nawe kizamuke, ukunde so. Kunda umubyeyi wawe, niyo banje kugukunda.
nta muntu n'umwe watumira ngo aze dusengane. Nta muntu n'umwe uri kumva none wabwira uti ngwino dusengane, dusengere mu rukundo rw'Imana. Iminota dusigaranye tuyisengere mu rukundo rw'Imana. Urumva nta muntu umwe cyangwa babiri wabwira ngo nimuze dusengane muri iyi bature twumva urukundo rw'Imana, dusengere mu rukundo rw'Imana. Ngo kuko nagusanze wigaragura mu ivata ariko nkagukuramo, kuko nagusanze wigaragura mu ivata. Ingabire y'Imana rata. Imana iguha umugisha nshuti yanjye, mushiki wanjye, mwene data, musaza wanjye. Imana iguha umugisha kuko uzindutse. Ninde wari kukwereka urukundo rw'Imana? Ninde wari kugukunda urukundo rutagira akagero? Ninde wari kugukunda urukundo atagukurikiranyaho ibyo utunze n'ibyo ufite? Ninde wabonye ko uzavamo ikintu? Njya mbibabwira ariko ntago narenganya abatarankunze kera ndi muto. Oya, ntago nabarenganya. Nanjye ntacyo nibonagamo, sinibonaga icyerekezo cy'ahazaza. Nanjye sinari nzi ko nzavamo umuntu. Ariko urukundo rw'Imana rwamenye kera. Urukundo rw'Imana rwamenye kera nigo nakuriyemwo. Ariko ndumva afite umunezero wa uko naba mpagaze kose n'ukuri kundeba niyo ngano yanjye. Uwo ni njye, uri kumva ni njyewe. Ndi hano kuko mpagejejwe n'ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo. Maze nanjye nari nikoreye umubabaro, maze nanjye nari nikoreye ibimvuna. Buri munsi numvaga nirwa nicira Uwiteka ngo nzarimbuka, buri munsi numvaga nzarimbuka nanjye. Maze umunsi umwe maze gusobanukirwa urukundo rwayo, maze nanjye ndaramye ndebye ku musaraba, umutwaro nari nikoreye uramanuka. Ku musaraba, ku musaraba. Mukristo ageze ku musaraba, umutwaro yari yikoreye umuvaho, yumva araruhutse, atumbira umusaraba wa Yesu. Haravuga ngo wa mutwaro mvuye ku bitugu ndaruhutse. Abantu benshi bikoreye amategeko yabavunnye yabamaze kuko bataramenya urukundo rwa Yesu. Abandi bikoreye imitwaro kubera ko bataramenya Yesu. Ariko Yesu yagukunze kera urukundo rutagira akagero. Ariko urukundo rwazamutse muri we, aravuga ngo ngiye gucungura umwana w'umuntu, ngiye kumumenera amaraso igiciro cyinshi. Ariko nukunda Imana niwe banje kugukunda. Uzanezererwa mu rukundo rw'Imana, uzaryoherwa nugera mu rukundo rw'Imana. Abantu badukunda kubera ko hari ibyo tubahaye. Ese ni iki twamuhaye? Abantu badukurikira kubera ko hari ibyo dufite badushakamwo. Nshuti yanjye, Imana iguha umugisha. Uri umukobwa mwiza, kandi koko bakwita umukobwa mwiza, ariko barakubesha. Urukundo rw'Imana nigo rwagwiriye muri wowe rukugira mwiza. Mu mutima wawe iyo ugenda wumva urukundo rw'Imana. Ninde wuzuye urukundo rw'Imana akagira ishari? Ninde wuzuye urukundo rw'Imana akagira ubugome? Georgine, Imana iguha umugisha. Boy, Imana iguha umugisha. Georgie, kuzindutse. Imana izi ibyo ukeneye, twe ntago tubizi. Ariko icyo twize cyavuze ngo urukundo rw'Imana yagukunze kera rutuma umwenyura, rutume wishima, rutume widagadura, uvuge ngo nanjye nibutse urukundo rw'Imana. Joyce, wowe uzindutse ndi kureba, wowe uzindutse ndi kumva, wowe uzindutse uri kunyumva muri iki gitondo, ndagusabira umugisha w'Imana. Ndagusabira umugisha w'Imana. Wowe wemeye kubyuka uyu munsi ku wa 4 ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu, ukazinduka ngo dusengane, ukumva inyigisho y'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rukuzigame, urukundo rw'Imana rukugarurira ibyawe byanyazwe, urukundo rw'Imana rukumurikeho inyenyeri yawe y'ubukungu. Gentille,
urukundo rw'Imana rukumurikeho inyenyeri yawe y'ubukungu. Urukundo rw'Imana rube muri wowe. Ntabwo urukundo rw'Imana rurindira kuhura na pasiteri, ntabwo urukundo rw'Imana rurindira kuhura n'umuntu wese, kuko niyo yabanje kugukunda. Grace, ubuntu bw'Imana bube kuri wowe. Kubera iki? Wazindutse kandi ubyakira uvuge ngo amina, kubera ko ubuntu bw'Imana buri kuri wowe, kubera urukundo yabanje kugukunda mbere. Niyo yabanje kugukunda, erega ntago so yagukunda mbere yuko Imana igukunda. Imana niyo yabanje kugukunda. Mama wawe, nabonye ababyeyi bakunda, nabonye abana bakunda ababyeyi babo, bona ababyeyi bakunda abana babo, nabibonaga ku ruhande, ko nge ntawe nabibwiraga, nge sinari mfite n'uwo nkunda, ntawe nabonaga. Ariko mva nkubwire, nabonye abana bakunda ababyeyi babo, ariko ntabwo urukundo bagukunda, ntabwo urukundo bakunda rungana n'urukundo Imana yagukunze rutagira akagero, urwo yagukunze kera. Nshuti yanjye, Imana iguha umugisha, Imana ikuremera ibifatika bishingiye ku rukundo yagukunze. Ibyo bizatuma bikugirira umumaro, kuko Imana yagukunze kera. Ibyo ngibyo ikabiguteganyiriza, ikabigutoranirija. Imana ikugirire neza, Imana ikwambika imbaraga, Imana iguhaza ibyiza. Va mu bagukomerekeje, ntago bari bazi urukundo Imana igukunda. Imana urukundo igukunda rurakomora ibikomere mu izina rya Yesu. Urukundo Imana igukunda rukomora ibikomere abisi bagukomerekeje. Ntago bazi uko Imana yagukunze, ariko Imana yagukunze urukundo rutagira akagero, ariko Imana yagukunze urukundo runini, ariko Imana yagukunze urukundo utarondora. Arewe, ninde mu isi wari butanga igihe cye ngo ari kugukunda, atazi neza ko uzamushorera muri bizinesi, atazi neza ko azakubyaza umusaruro? Ntuzi umugabo wakunze ibyo yagukoreye ntiyakomerekeje umutima wawe. Ntuzi umugore wakunze ibyo yagukoreye ntiyakomerekeje umutima wawe. Ntuzi abana bawe wataye igihe kinini uzi aho bari, ubu nturi kwicwa n'agahinda, none uzi barihe? Ntuzi abo wakunze, ntuzi abo mwagendanye iyo bagiye. Ishimwe Beti, Imana iguha umugisha, Imana ikuremera ibikunezeza ishingiye ku rukundo yagukunze, bidashingiye ku bantu, mu izina rya Yesu. Wikiriza amena kubw'imbabazi z'Imana, ubuntu bw'Imana butindane nawe. Ni ikihe cyifuzo ufite cyakuremereye cyaruta ko Yesu akuzi, cyaruta urukundo rw'Imana igukunda? Iragukunda urukundo rutagira akagero, ngo abisi bose ntibakwandikaho ngo birangire. Naho ijuru ryaba impapuro abisi bakandikaho iby'urukundo rwawe, ntago babimara, ntago byakwirwaho. Hakama inyanja riyo, kandi uko ikunda umwana wayo, nge niko inkunda, nakwiriye nari umugome, nukwima Yesu ngwambambirwe ku musaraba. Muwo yacugujayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndiri. Twasengeye ibyifuzo byose Imana yarabyumvishe. Ni ikihe cyifuzo kikuremereye Imana itumvishe? Imana ibikuremere niki kubw'urukundo igukunda. Nge ntacyo mfite naguha. This man, Imana ikugirire neza, Imana iguha ibyo ababyeyi bawe bataguha, kuko yabanje kugukunda mbere yuko ababyeyi bawe bakugira ngo bagukunde. Niyo mpamvu ikubwira ngo nagusanze wigaragura mu ivata, ngo ariko ngukuramo, ngo nkugirire imbabazi ntawe ari kuzikugirira. Yagusanze wigaragura mu ivata butera. Imana irakuzi inshuti yanjye, Imana irakuzi Costa, Imana irakuzi,
izi biri mu mutima wawe, izi ibyo wifuza, ariko irakugirira neza. Pawulo aririmba neza, Pawulo yandika neza, Pawulo abivuga neza, ngo amaze kumenya urwo rukundo, iby'isi byose imbere ye birabambye. Ubwo bushomeri burabambye, ubwo bugumba burabambye, uko kugumirwa kwawe birabambye. Nurangiza ubibwire ngo nongeye kwibuka urukundo rw'Imana, nongeye wikubite mu gatuza uvuga uti ngo nongeye kumva urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rwongeye kugera muri nge. Nikisoni, Imana ireba urukundo igukunda, iruvunjiremo ibintu byinshi ukeneye. Erega twe twifuza byinshi, ariko Imana itugenera ibidufitiye umumaro. Niyo mpamvu nakubwiye ngo urukundo umuntu agukunda hari igihe ruba rwinshi. Umuntu yigeze kunkunda, arankunda cyane, arangije arambwira ngo urukundo nkukunda rurandusha imbaraga we. Ariko ntago uwo muntu ntaze kumenya aho yanyuze, yagiye nka Nyomberi, sinzi aho yaciye. Nshuti yanjye, Imana iguhe kunesha n'ukuri, nawe wumva urukundo rw'Imana muri wowe. Umuntu arakubwira ngo naragukunze, ngo urukundo rurandusha imbaraga, ngo ibipimo by'ubushuhe birazamuka, ngo kubera urukundo nagukunze. Ariko nuko azi ko mu minsi iri imbere hari icyo azagukuraho sha. Ariko so yagukunze ntacyo umuhaye, yagukunze urukundo rutagira akagero, yagukunze urukundo ruzakurerera abana, agukunda urukundo ruzagukuriza abana, akurera urukundo ruzatuma uba umugore nawe ugashaka sha, akuremera urukundo ruzatuma uba umugabo nawe ukaba umugabo ukubaka, akuremera urukundo ruzatuma ukora akazi kawe uguwe neza, agukunda urukundo rutagira akagero. Icyampa muri iki gitondo nawe ukongera gutekereza ku rukundo rw'Imana. Korodina, icyampa nawe ukumva urukundo rw'Imana. Shingiro, icyampa nawe urukundo rw'Imana rukongera kuzamuka mu mitsi yawe. Nawe ubushyuhe bw'umubiri nawe ukumva ubushyuhe burazamutse. Yesu yicaye yumva afite urukundo rwinshi, yemera kuza mu isi aragupfira. Turasenga uyu munsi, n'ejo tuzasenga, n'ejo bundi kugeza ubwo Yesu azaza. Twarasenze, tuzakomeza gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Karisimate, Imana ikuremera ibigukwiriye, Imana irema umutima wawe wuzuza ibikwiriyemo, maze Imana iguhaze uburame, maze urukundo rw'Imana rugendane nawe. Niba ugiye mu kazi, urukundo rw'Imana rugendane nawe. Kandi ndakwinginze wikiriza amena. Reka nature umugisha w'Imana, niba Imana inyujijemo amagambo yayo kubw'urukundo rwawe muri iki gitondo. Niba ugiye mu kazi, umugisha w'Imana ugendane nawe mu kazi, mu izina rya Yesu. Niba ugiye guca inshuro, Imana igendane nawe mu izina rya Yesu. Imana ikuremera ibigukwiriye. Niba ugiye ku masomo, Imana igendane nawe, Imana ikuremera ibigukwiriye mu izina rya Yesu. Niba ugiye kwa muganga, Imana igendane nawe. Niba uri bwirirwe mu rugo uyu munsi, Imana yiriranywe nawe, ube mu rukundo rwayo uyu munsi, wirwe ufiringa urukundo rw'Imana. Niba ugiye guhura n'uwukunda, nta kibazo, umurebe mu maso umubwire ngo ndagukunda koko, kabone n'ubwo urukundo rwawe rukurusha imbaraga, umubwire ngo ndagukunda, ariko nibutse ko Yesu yabanje kugukunda mbere yuko njye nagukunze. Imana yabanje kunkunda. Ndeka nkubwire, abana bawe babwire gutyo, umugore umubwire gutyo, mubwire ngo umunezero mfite, umunezero watumye mpura nawe, ni umunezero uko Imana yabanje kunkunda. Ngumva icyatumye mpinduka nkitwa umukunzi w'Imana nyir'imbabazi, Data wa twese. Nuko hari uwiyambuye ubwiza bwose, yambaye umuvumo wose n'ububi bwanje. Yankunze ntabibereye, nari uwo gupfa, niwe yamuje
mpuje n'Imana ubu ndashima, ni Yesu zina riryoshe, niwe nirata, ni Yesu zina riryoshe, niwe nirata. Yankunze nabibereye naruwo gupfa, niwe yampuje n'Imana ubu ndashima, ni Yesu zina riryoshe, niwe nzirata. Yankunze ntabibereye, yankunze mvuka aho batanshaka, yankunze nkorera aho batanshaka, yankunze abo twavukanye batanyiyumvamo, yankunze ntazi ababyeyi bambyaye iyo banjugunye, yasanze nigaragura ku muhanda, yankunze ndi mu kigo cy'imfubyi, yankunze ndara ku muhanda, yankunze kera cyane, yankunze kera cyane, yankunze kera cyane. Ninde tugiye gusengana tubwira Imana ngo wadukunze urukundo kera cyane? Data nyiribihe, umubyeyi wacu mutunzi w'imbabazi, Imana Data, Imana Papa, Imana byose kuri nge, niki navugira imbere yawe kirenze urukundo wankunze? Ibyo ndi gucamo byose bimvuna, bimbangamira, n'abankomeretsa n'abamvuna, nibingora n'amadeni banyishyuza n'ibiki byose, ariko mbonye ko wagiye ku musaraba ukantangira igiciro kinini, mbonye ko wagiye ku musaraba ukantangira ikiguzi kinini, niyo mpamvu muri iki gitondo nzamuye amaboko imbere yawe, nongeye gutumbira umusaraba wankuyeho ibyaha. Ntabwo nkiguye kuvunwa n'ibyaha, kuko umusaraba nkiwubona nararuhutse. Ntabwo nzongera kuvunwa n'ibyaha ukundi. Mbe nshuti yanjye uri kunyumva, utumbire ku musaraba. Yesu abagirire neza, Imana ibahire uyu munsi, ubona umugisha w'Imana ibyo ugiyemo byose. Urukundo rw'Imana rugusanga aho uryamye urwaye, rugukiriza umubiri. Urukundo rw'Imana rugusange mu bana bawe, urukundo rw'Imana rugusange mu bushomeri, urukundo rw'Imana rugusange mu gahinda, urukundo rw'Imana rwongere kugera, wongere kwiyumva mu rukundo rw'Imana nubwo uri mu bikomere watewe n'abantu. Urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana rugwire muri wowe. Wumva ufite ikiniga kinini cy'umunezero, nibiba ngombwa urire kubw'urukundo rw'Imana. Nturi ntago tukirira amarira y'umubabaro, turira amarira y'ibyishimo, kubera ko imitima yacu yongeye kwibuka urukundo rw'Imana. Yankunze ntabibereye naruwogu. Ninde wari ugufitiye imbabazi ko wari uwo gupfa? Ninde wari ugufitiye impuhwe ko wari uwo gupfa? Urukundo rw'Imana rugaruke kuri wowe. Imana iguhe umugisha. Data, uha umugisha umuntu wese twasenganye muri iki gitondo, ari uwaje azindutse, ari uwaje akererewe, kubera ko twamenye ko n'abasa 11 bahemba. Umuha umugisha, wumve gusenga kwe, wumve kwifuza kwe, urebe icyo umutima ukeneye ukimuhera ubuntu, maze ineza yawe n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bigwire muri we, bigwire muri twihere nona. Umugisha igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda ku mudugudu aho batuye, umugisha umukuru w'igihugu n'umuryango we ubahire, kugira ngo uwo munezero bafite umanuka ugere ku muntu wese. Umugisha ubuyobozi bwose kugera mu nzego z'ibanze. Tanga umugisha ku bacu bari ishanga, tanga umugisha ku muntu wese uri hanze kwire kuza iwabo, utumva iwabo yumva iwabo. Umuntu wese umugisha kugira ngo turusheho guhirwa nawe. Kwavuze ngo uzaduhera umugisha ku mudugudu aho dutuye, ibikorwa byacu bihire. Ugambiriye ikibi
ni umurozi, ni umwicanyi, ni umugizi wa nabi, ni umunyeshari, ariko twabonye ko urukundo rwawe nawe rwamugezeho. Urukundo rwawe nawe rwamugezeho, nawe urukundo rwawe rumuhindure, rutuma ahinduka kubw'urukundo rwawe. Ninde ukwiye gukora ibyaha n'utaramenya Kristo? Ariko uwamumenye si uw'ibyaha, n'umwana w'ubugingo. Urakoze Kristo, urakoze kuba bakwemeye bose bagahindukira bakizera izina ryawe bagakizwa. Utarakira agakiza nawe none aha niyatura agakiza. Subira muri aya magambo wakira agakiza, uvuge ngo Kristo ndakumenye, numvisha amagambo yawe igihe kinini, na n'ubu nongeye kuyumva. Nubwo ndi indaya ariko urankunda, nubwo ndi umusinzi ariko urankunda, nubwo ndi umujura ariko urankunda, nubwo ndi umugome ariko urankunda. Nongeye kumva ko unkunda urukundo nibaza aho ruturuka kandi ndi umugome. Ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza ubugingo bwanjye. Nyandukure mu gitabo cy'urupfu, nyandike mu gitabo cy'ubugingo. Sinzongera kwitwa umunyabyaha ukundi, sinzongera kwicira urubanza mu mutima. Byose ndabyizeye kuko uri umukiza wanjye. Turagusengeye Imana igushoboze kandi Imana iguteze intambwe. Ushaka umuntu hafi yawe, ushaka urusengero aho hafi, ushaka umuntu ukuze hafi yawe agufashe. Cyoro kibi cyawe Kristo kuko ugikwiriye kandi kigaruke ku bana bawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera haruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.